dusangire ubuzima. Gufata ibyemezo ntibyorohera buri wese. Hari ibyemezo bimwe na bimwe tuba dutinya ingaruka zabyo, cyangwa hakazamo kutizera kubera gutinya gukora amakosa. Ku bantu bigirira icyizere kandi bemera kwirengera ingaruka z'ibyo bahisemo, akenshi biraborohera. Ariko hari ibyemezo bigorana cyane iyo tutizeye amahitamo yacu, cyangwa dutinya ko twahomba igihe cyangwa ubutunzi igihe tutahisemo neza. Sindi buvuge ku ntambwe zo gufata icyemezo. Ndavuga icyo nize kandi nabonye ko cyafashije. Ikikuri ku mutima kidahabanye n'amahame y'ingenzi ayobora ubuzima bwawe, icyo uzagikore. Uzumvire umutima wawe. Niyo umusaruro wavamo utangana n'uwitezwe, byibura uzaba wamaze kumenya kwiyumva. Kandi kumenya kumva ijwi ry'umutima wawe ntako bisa. Ni abantu bake bagira amahirwe yo gutangira kugira uruhare mu byemezo bifatwa bakiri bato, aho ubazwa icyo utekereza mbere y'uko icyemezo gifatwa. Iyo rero utagize uruhare mu byemezo bifatwa, byaba mu muryango, mu kazi cyangwa mu mashuri n'ahandi wanyuze, usanga ubushobozi bwawe bwo guhitamo bugoranye. Uzasanga hari umuntu bigora guhitamo imyenda agura atabanje kubaza abandi. Yemwe bamwe na guhitamo aho batura bikabagora. Hari n'abantu bibangukira kugisha inama. Kugirwa inama ni byiza kuko ngo umutwe umwe wifasha gusara. Ariko nanone inama uzigirwa bitewe n'uko abantu bumva ibintu, ibyo baha agaciro ndetse n'ibyo banyuzemo. Iyo wamaze gukusanya inama ariko ukumva nta nimwe ihura n'ibyo wumva ushaka, icyo nabonye cyiza ni uko ukurikiza icyo umutima wawe ukomeje kukuyoboramo. Akenshi dutinya gufata ibyemezo no gukora ibyo twihitiyemo ngo tutazagerwaho n'ingaruka mbi. Ariko ntitujye dutekereza ku byo dushobora guhomba igihe tudafashe ibyemezo by'ibyo twifuzaga ngo twemere tubyigiremo. Ntabwo uzubaka ubushobozi bwo kugira amahitamo meza igihe cyose utinya guhitamo, kandi ukaba uhitamo ibitekerezo by'abandi utabanje kubigereranya n'ibitekerezo byawe ngo byibura ubihuze, maze wunguke uburyo bushya bwo gutekereza. Ikindi, iyo wihitiyemo n'iyo bitagenze neza, ntabwo uvuga ngo baranshutse ngo ushyire ikosa ku bandi. Ahubwo ureba aho byapfiriye, maze ubutaha ukazakora neza kurushaho. Umugabo uzwi witwa Thomas Edison niwe wavumbuye itara rya ampure, yarigezeho agerageje inshuro 10,000. Yaravuze ngo ntabwo natsinzwe, ahubwo navumbuye uburyo bwinshi bwo kudakora ampure. Ntabwo kugerageza ugatsindwa ari ikibazo, kuko hari amasomo bigusigira. Ahubwo ikibazo ni ukutagerageza gufata ibyemezo. Nakwifuriza kwiga kumva umutima wawe. Bizatuma umenya uko uwutoza kugira amahitamo meza, kandi bizakongerera kwigirira icyizere. Gubwa neza.